harya wambwiye ngo so akora iki? Nyoko akora iki? Acuruza mu isoko. Wowe warize cyangwa ntabwo urize? Okay, rero wipashije muremure ntabwo twe turi kuri level yawe. Mama waretse kumbe Sibyo? uzigiye byanwe kugira ngo uyu mukobwa waretse kumubwira amagambo abundi waje woze kundi kumva nazi ari ikintu ndi kumva kitari kugenda neza mu nzyange. mama ndetse Cece kumbwire wabaye iki? ntabwo wabyumva nuko Oya unamukumbwire. mama hanagura amarira. Mbese ubaye iki? wowe sosite kuko mwari mubwiye ko nari ku rwego rwanyu ndi umwana wo mu basindi mwisimbukuruje ninashatse buryo nyine Kanzana mpamvu niko nabivuga. Eddie Krami mama wino hano. Niko se mwana wawe hari ibyo mutesheje se? oya undi nta kintu ndi gukora. Nagira ngo mubaze ibyo uriya musheri wawe ko mbona ataza bite cyangwa n'ibyo wambeshya ko muzi nawe imikino yawe. ariko mabara nakubeshya nawe se ubu wasanga ari mu nzira ko ntabwo yari yamushyira kuri telefone ariko ibishoboka byose bibuze. mvuga niba atari buze nigendere ku isoko dore kuri uyu mugoroba baba barimo guhaha kandi sinabura igihumbi nkurayo. nyine ntabwo yamvugishije ariko ntabwo abaye atari buze yamvugisha akambwira ngo ntabwo ndazi ariko ubwo atamvugishije ibishoboka byose ari mu nzira. ahubwo ikimbabaje ni uko aje so adahari ariko ntacyo nzamusobanurira. papa uzamubwira ntacyo garutegereze buriya araza. niba ariko turi bujyane ku gasoko ntabwo nsigara ngenda turi bujyane reka tutegereze turebe ariko aramutse aje ntitwaba tukigiye. mwari wicariye hanze nambaho umeze mutse mama? turashima Imana n'iminsi mwebwe se? natwe nta kibazo tumeze neza pe. mama yari yanesheje umutwe ngo watinze. ntabwo nari kukubeshya ko buriya ntabwo nyine nashakaga yuko nakuvugisha amafuti nyine ku mubyeyi. none se ko mutugendeye kuri uyu mugoroba muri bande? ntabwo yakubwiye oya se tutagiye kureba Anita Sostene sheri wiwe twajyaga tuvugana wenda wasanga atarabashije wenda kukubwira we ariko niyo yakubwira ntabwo nyine wenda wamenya ko twaba tutarahuye nyine. ni karibu muri isanga nawe ndenda nuko ntari ntabamenye ariko yarakumbwiye. njyewe rero yakubwiye ni karibu rwose. nambonye n'umuntu mwiza pe. nawe ubundi nuko mwageze umusaza adahari ariko tuzamubwira ko mwahageze. oya nta kibazo buriya nzanagaruka ikindi gihe duhure. agaruka n'ikindi gihe duhure nta kibazo. mu rugo se baraho? mu rugo baraho bameze neza nta kibazo. nyina twakiriza umwana nje n'ubujuje n'ukuri pe nta kibazo. ariko nta kibaho ugiye bahora kwifata. oya ntabwo ari ukwifata urabona nje nyuma ya saa sita kandi mu rugo twari twagiye ku meza. oya nta kibazo. mama rero tutagiye kure nabishimiye ni ukuri wenda si ukuvuga ko wenda nubwo wenda nta kintu mfashe gusa nuko nje nujuje
gusa ntimwifate wenda nabi nk'aho wenda mbasuzuguye nta kibazo. Nta kibazo. Urumva rero nari nyuze hano yari yabinsabye ngo uzaze nyine umbone umenye umuntu nyine akubwira uwo ari we. Urumva rero nanjye ndi kwihuta naba ngiye tukazasubira wenda ngarutse hari n'uwo mupapa. Burya hari ibindi bintu ngiyemo mu mujyi. Urumva rero umwanya bari muto ariko nzashaka umwanya nze n'uwo mupapa we ahari tumagere n'ukuri twishime tumare n'umwanya tukishimana kabisa bikagenda neza pe. Nta kibazo kandi ni ukuri abo mu rugo mu badusuhuriza. Ndabasuhuza ndabatashya. Ndumva rero naba ngiye ntabwo ndi butinde. Cyane tubarenze abakobwa banjye Marika muri yakundengeze rero. Samwe yakoze kudusura. Yego namwe murakoze mu kuri kw'Imana. Hasi abasore barashaka kuyagaza abana. Komeza umbwire nyine ibyo Mani ndakubwira se kuredi se mani. icyo kizina nuko aba ari cyo ubanza mu matwi yawe. Nawe wasanga yaramukunze wese ko ikintu kumuvuga n'umwumve mani. Se nkubeshya kugira ngo nkunde uriya mwana wo mu batinde se. Ariko uzi ko ubu yarapforomase nsigaye no kuryama no mu bitotsi nkamubona. Urabyumva icyo kintu? Nibyo uri kwaza ngo ndabyumva ni. Ase mani ubundi Jackson reka tuvugane mani tuganire n'abavandimwe. Ubundi itumubona gute akandi gasigo kare. Kira kanuni. Ngambwira tumubona. ubundi ukimbwire di uboneye icyaka. Wowe naribi upfa kundabura ukambwira bizima. Nyereka mbwiza ukuri girlfriend. Edi niyo yaba ari umukobwa usigaye kuri isi. Ukamutereka mu muhanda cyangwa se mu nzu ukavuga ati bari umukobwa ushaka nawe nashaka. Kereka turuka mu muryango wifashije nkatwe. None se Jackson ubu tuvugana. Ubwo ninakuraho wenda nabikubwire ari hafi yo kuza kumusura mu rugo. Mwereka ababyeyi mama akamubona na papa sinzi nyine wenda wowe ndumva ukiri kubikomeza ngo ntabwo umushaka cyangwa iki ariko bagenda mu kandi ntabwo wambwira ngo bite byashaka ni sawa kabisa. ese byanyu no kwirirwamo moto cyane umuntu abajya yiganirira nyine ari kwibitamo kandi kagace. ese mwabuze ibyo mukora iyo mubyukamo se papa kumva atangiye kugana nawe nari nizi cyari kurabizi papa ntabwo umuntu aba yaraye mu kazi wagira ngo wenda ashyire ubwenge ku gihe. Ariko mu kazi bya kuba yarayandikira message ete se sigorara mu bakobwa badashyitse kandi basanga papa atanabizi. ibya business bimeze bite? Business ngiye bimeze neza kabisa biragenda. Ndakora nkunguka nkabona ibintu bimeze neza nabi. Jackson bimeze bite ku kazi? Ejo bundi bari banyibye. Buri gihe babura bakwiye. Ejo yamarira mu nzoga nijoro. Ejo bundi cya cyana cyo kwa Nuze cyaraje. Kwa mugabo mukora no mu kazi. Umva banza wumve Jackson. Iyi ni inshuro ya nyuma nkubwiye kino kintu turi kujyana iriya business nagwaye kaname kihombye. Nimba uzajya kuba mayibobo ku muhanda nimba bizagenda bite utazagira ikindi wongera kumbaza. Urimo uranyumva? Ntabwo izahomba. Jackson yajyana. Ahubwo dore ikindi kibazo nafite papa. mama arahombye. None se nahomba wa mwana bakabakira babuze. Ikibazo aramye cyangwa isoko no kurangura nabi. Nese tutabisanzwe kumva bigeze hari wahora n'iki. byagenze gute? Ndagenda nkarangura nabigeze haramye isoko umwe yasanga byarapfuye. Noneho kugira ngo ubone abakiriya hariya. Kandi nabonye wazanye inyanya nziza mama. Ega abakiriya baba babuze mwana wanjye.
ririya soko naryo hakoramo umuntu ufitiye abakiriya n'isumo niko njyewe ndumva usibye ko nyine bitashoboka wahindura ririya soko ukarivamo ukajya gukorera ahandi muranyuma yego pa nzabisubiramo Jackson ayajyana mu ndaya ejo bundi arara ku gasozi mu tubari hakabaza avuga ngo nakunze umwana ngo gasosoza yari babonamo amafaranga uzaba umuntu w'umugabo ryari nyimba mubwira igihe tujya twicara ahubwo se hano mu rugo njye muzanyumva ryari ubusubu murene Sostene afashe ibihumbi 50 akarinda agakubito umukobwa wo mu bayede ngo yakunze witwe ndebera akantu muri firigo umeze mbwira Sostene arayafata akayafashisha umwana ngo aho ku muyede kagasaza njye sinjyana n'akamenya uko kitwa ejo yari kubisa afata sena ibyo asakaga gukunda abo papa njyewe imodoka yanjye ejo bundi yagize ikibazo sinzi ko uzabigenza aya papa rwose winererana ntimutererane iki mbese njye bucura bwawe rego ukwiye kumakeya reba umuntu wibuse akagura imodoka agiye kugura imodoka nta kibanza ariko wagiye ufungurira papa oya mureke nawe reka njye ibintu by'inzoga ntabwo bishoboye rwose nyipfunduye nkayimeza ariko wazavuye ku nzoga ho aha dore ahubwo doka no mu buri rubanza bayiramo nanjye byari ririmo nose rata papa tutagiye kure urumva ubu ni urugero kuba ari kuvuga ngo nahaye ngo umukobwa 50,000 yari afite ikibazo ariko banafasha n'abakene aho kugira ngo yajyane mu ndaya wafashisha umukene akazajya anakwirahira byagenze bite kera turumva nyine naramufashije ntabwo dukundana nk'uko wabikubwira uyu nguyu urumva ni inshuti yanjye yagize ikibazo iwabo ni abantu nyine batishoboye n'abakene gutya abaneka wenda kwibehereza ibihumbi 50 biyeranje muri ubu buzima urabona abantu bo hanze bakennye bameze nabi ubu ndi nkawe kugenda akayararana mu mapata bagurira abayo ko ziri gusharira ariko Sostene ngereka nkubwire nanabikubwira imbere ya papa ubuzima bwawe butwaramo uko ubishaka sinyabwinjiramo baramutse banyishyuye nagukomera noneho ukarambura n'utundi tuntu inyanya gusa amafaranga yawe koko nkiriwe aba hano nkiriwe neza meze muteze bize mutese ko mutugendereye rero njyewe mushobora kuba mutamenye ndi umunyabuzima mushyashya none umudugudu wanyu so rero ndi kuzenguruka mbarura ingo zose ndeba ko zujuje ibisabwa harimo akarima k'igikoni mba mugafite byonyine n'ubuzima bw'abana nimba mwara ariko ni ibintu byinshi nabonye mutujuje muri uno muryango sinzi ikibazo mwagize mwagiye gutura supanete kuki mutazitoye kandi abandi barazifashe aba ari ikibazo ikindi ni ubusaya yitegereza nabonye n'akarima k'igikoni mufite byagenze gute akarima twaragateganyije ariko harabura kuba twateramo ibisabwa mu karima k'igikoni gusa turi kubitegura ejo mama yabikora nzabitunganya nta kibazo rero sinzi urugo ikibazo mufite hari imyirondoro myinshi mutujuje harimo ntabwo ndi kubona nyine ntabwo ndi kubabona umukuru w'umuryango arahari oya rero Sostene na papa hari rwose njye nta kibazo ngerana nawe ariko wengendera mu buzima menya ibyawe ufite business papa yaguhaye nanjye afite iyanjye ngiye nukanira icyaka Sostene papa ntaribi rero mbabwire sibyo ari ibintu nsigaye mbona sinzi ukuntu biba bimeze nsigaye mbona mutumvikana sinzi umwe namuhaye ibyo akora n'undi muhaye ibyo akora kuva mu byo muvuye gukoreraho mukagera hano mu nzu yanjye muracyabi wangereka wumva murimo murashushurana mufite ubuntu bw'ubutiku bw'ubuki ko nta mukobwa ubarimo ko nta mukobwa nabyaye ubwo butiku bundi muba mufite n'ubwenge umundi umuntu umwafatane gute yagira ubwenge kuki mutaba abantu b'abagabo muganira ibintu mugeze mu rugo mukaganira ibya business papa kamumbaza bagiye natanga inzoga niho yahera rigajya amenya ko ngo ari petit frère ibindi kumva biri no gusharira ubu ni wasangira na papa ishobora kuba itanakonje neza iriya frigo yabaye papa ninkwereho
bimwende ibyo ntabwo nongera firigo yabaye iki yarapfuye simbizi baza meri buriya ngese nyigeramo ryari cyangwa wasara umukozi yaranayishe no uyu muhungu mukure kuri bino bintu bitukura cyangwa ase kuri kunywa amayoga ntabwo uri bujye mu kazi uyu munsi ndi muri weekend iki cyane nzakikire gute muri weekend urafunga se ntabwo ukora ntabwo njya muragera nibwo abakiriya baba bahari bahaha utuntu tw'utugati umwana rero yaranyobeye buriya azayihombya n'ubundi igihe nabonye nazi si yanjye urabura kureka amayoga ngo ujye mu kazi ngo ibintu bitukura gusa ariko nta kundi nyine ndumva ngiye naba nigendeye mama wanyu ari sinzi ahantu yagiye nawe uri hano mu gipangu se kumera ukambwira ngo yagiye kunywa esanse arahita agaruka ntabwo yagarutse kunywa esanse kunywesha imodoka ye nuraho iki kiboko ntabwo yagarutse se ok rero yengeye mu kazi sibyo gerageze niba mutari bukore usigare mugira ibyo mutunganya hano mu rugo sibyo ni wa mukozi ukora jaride mugira ibyo mumufasha uriya musore dore n'utu dutereka naho nta musige mutereka ibintu nese ko atajya mfasha ubundi ariko bagufasha ese ubu nanjye nuriya mukobwa tuzabishobora papa afite abakozi yashyizeho wowe kuki se utabafasha kaburimbo umukozi wanyu ese ubona hijagisi umaze kwigira ikirara ariko nk'iyo ubunegeka mu byacu uba uzi ko utegekana ejo bundi uraje ngo imodoka ngo yawe ese ni gute ubundi ushobora kugura imodoka ukagura imodoka papa ncitse namwatse amafaranga yo kuyijyana ugura imodoka nta kibanza ufite ushaka iki wowe narakubwiye nk'ubu papa aramutse wakwinywera imitobe ukandika ariko undi muntu w'umugabo mwana imitobe ji aguma wenyine ndabona nazi sha ukwiye gukundana na Edi kuko yamaye umuntu w'umugabo nk'imitobe imfura igenda nka se ariko ugenda nka nyoko hari umunywa amafata mubayeho Miro, sori gato hari akantu nshaka kubaza. None se niyo supanete twajya kwitora. Supanete rero abandi bazifashe imbere n'icyo nababwiraga mwaracikanwe. Ubundi abandi byari hafi hano kagari nko bazitoraga. Ariko mwebwe zijya ku kigo nderabuzima mubabwira ikibazo cyanyu, sinzi cyabatindije muzakivuga, babahe igituramo. Ariko mbabarire hagiye guca nk'icyumweru nzagaruka n'umusanga ibintu byose byatunganye. Murakoze cyane. Turi kumvikana? Murakoze. Sawa mugira umunsi mwiza. Sawa muyobozi. Mituweli mwarayitanze? Ibisose niyayitanze. Yagiye yarayitanze rwose. Mwese murabizi. Ngiye urazi ko ndi kuzinduka ngenda mu kazi k'abandi. Wenda se muvunye. Ejo mu gitondo kari akarima k'igikoni uzakora. Oya nzabikora. Nanjye wenda nzanyura ku kigo nderabuzima mvuye mu kazi nzaniye supanete. Nuko mwana. Kanye gutunganya nacyo. Nanjye ntabwo nakicara kandi ngabanya biriya bigunda birahibye. Sawa ntacyo. Ego ndakubwira mu kanya. Karibu. Oh, sheri ni wowe? Kweche wenyine sinone. Sha. Bandi barimo nk'inyuma pe. Be. Martin. ahubwo mama hari ikintu nshaka kubwira. Kamugere byombi. Urumva uyu mushyitsi wanjye rero uyu ni sheri wanjye tumaze igihe dukundana Uwo ndamukunda cyane pe. uwo uyu ni umukunzi wanjye. haguruka ndebe muko haguruka. Hindukira. ese mama ibintu urimo ni ibiki? Uyu ninde? Ni umukunzi wanjye cyane sheri nta kibazo. What is your name? Nani gusura sheri. Sheri Yego mwama bakazana baragwira. What did you want?
tugira hirya mu gukora. Where are you coming from? Papa namwe acuruza mu isoko. Sheri Wambwiye ngo uyu ni iki? mama uyu ni sheri wanjye. Yaba yarize cyangwa tumushakira ishuri? Ese mama wasanga wenda atarize neza wenda ko ntabwo bavanga depi. Sositene mwana wanjye. Nanga abakobwa bo mu batindi mbashaka mu rugo rwanjye. Ese mama uvuze iryo jambo ushingiye kuki? Ndisubiremo se ntabwo urwego turiho. Mama ndi ndamukunda. Nubwo aba yicaye hasi ntabwo aba yicaye muri zino ntebe. Yicaye hasi? Yes. Yuzi icyo avuze mu buzima bwanjye cyangwa ntabikizi? Ndakubwiye ngo narakubyaye ntiwigeze umbyara abakobwa bo mu batindi simbashaka. Ese mama waretse gukora ibintu uri gukora ni ibiki? Mama uyu ni sheri wanjye. Ibyo ni umva ugomba gushaka abakobwa bari kuri level turiho. Abo rero nagomba kunda nkundu uyu. Kuko ugomba kumwubaha kuko ni umukunzi wawe. Warambyaye cyangwa narakubyaye? Ese mama ni igiki wenda akoze kibi ko yakwatakubautse ni? Hera ku myambarire. Hera ku rwaro ugeze ku musatsi. Ese mama umuntu akunda umutima ntabwo akunda imyambarire. Hera uhere no ku bintu yansubije mu byo namubajije. Icyo ni ikibazo cyo kutiga ntabwo. Warize urarangiza. Urangiza kaminuza ugomba gushaka abantu bari kuri level yawe. Mama ntabwo abantu bose babona ubushobozi bwo kubasha kwiga. Sinshaka uno mukobwa wo mu batindi. Oya mama, oya. Harya wambwiye ngo so akora iki? Nyoko akora iki? Acuruza mu isoko. Wowe Nta warize cyangwa ntabwo urize? Okay, rero wipashije muremure ntabwo twe turi kuri level yawe. Mama waretse gukomeza. Sibyo? Uzigiye byanwe kugira ngo uyu mukobwa waretse kumubwira amagambo. Abundi waje woze kundi kumva nazi ari ikintu ndi kumva kitari kugenda neza mu byanjye. Okay, so stay. Aha ni wanyu wanzanye. Va mu konsokero wanjye. Kiravavu. Sheri rato igira ahantu nje. Aho ujya ngo umusore ngiye nsore ma. So stay, aha ni wanyu wanzanye. Sheri. Rekera. Mureba ibintu ukoze. Ntabwo uriya mukobwa mushaka. Ngiye mwumva gukunda abantu nshaka rero. Ese nzagukunda cyangwa uzankunda? Uzakunda bari kuri level yawe. Oya mama, Sheri. Kabantu ugafate ubwoko bw'ubati kabunza n'isubirebe niyaje minda we ndabona no kujya kuzimesesha Sheri wambabariye ntabwo ari njye mama wambabariye Wanzanye byose ntabwo mbyishimiye Sheri nta wundi muntu wambabariye wanyumvise basi bwari wanyumvise Sheri ndagukunda ni ku mpamvu ya mama ntabwo ari njye ko nawe nawe nzabura kandi nazabona abantu Sheri babarira babarira ndakwinginze basi babarira Sheri wambabariye uramfite n'itendere uramfite n'itendere byose ni mama ntabwo ari njye njyewe urabizi ndagukunda iyo uza kuba uzanyoka ameze ko ntabwo wakikibaye sinagira ngo akubone Sheri sinagira ngo akubone basi babarira n'itendere mwana inzira gusa warakoze Sheri wambabariye Sheri ansaba kuki mama yankora ibi bintu Edi niba ngize gutya nkamukunda mama biramureba none duranyangirije urukundo gusa ibyaba byose Edi ndagukunda pe itarabizi ko nta wundi muntu nkunda none ndebera ibintu ankoreye byose ariko sinamurengera no kubera mama ntabwo nzamubabarira A few moments later. Olivier, yewe musaza. Mari Friday no musika dutegereje. Ndanje ariko gira hirya mani yicaye ati kiko kiza cyahuriye nk'imvura yo mu gihe nako byiborere mani Simani waretse kuzuzugura wowe mani wangabanyijeho umuntu asi soste mani mani witonde
cyane Asosita wagabanya ubugori. mwana ntabwo uba wumvise ibyabaye hano mani igihe muvi ndimwe mu asona good man you know wahe bro nuwahe man ahubwo mbere yo kuza ubwanuka uzi uwo ari we cyebanyirukanishe none uri kwinjiza ubu bwa usore man usigaye uri pede bundi tubimenye Edison nebirukanye fuck you wanje umuntu wamwirukanye ahubwo aze dusangire wallahi man reka agakobwa nakubwiraga ko mubaji ariko no mubaji Jackson atagukunda ikintu oya mureke iri ni ishyara arashaka kuntwarira agashopu ngaho nyica ugasigarana niwo ndi yambwiye ngo se ngo numuyede icyo kizina ahubwo sinzi niba utanakomeretse mu kanwa ko bukivu kumana igiye kukimumbangamira muri uru rugo reka nkubwire ngire bamumbangamira ngire nawe uri kumbangamira gusa mani urabura kuza uvuga ikibazo ufite ukaza wokabana nabi twebwe ntabwo twirirwanye nawe ahubwo buretse nkubwire kubera stress afite nasome ku kantu asoma gasomenyere soma mani soma kabisa mana zasoma yaruhamye arasoma ikizi ya mani Jackson birababaje mani niba mera atakumva ikibazo cyanjye mani ese gukunda ni icyaha mani biterwa n'uwo gakunze ariko mani nese we papa ajya kumushaka ntago yamukunze mani mwagiye mureka mani ngarukiye no mujama gukunda mani biterwa n'umuntu akunze wayo birarifasha mani aramutukiye mu maso yanjye mani uzi ikinyarwanda mere hari ahanze mani mujye mureka bro ndetse kandi vuga ibintu neza mani urabizi mu ndebye ayibaze mani mama amusange hanamutuke ngo ni umutindi ngo ibiki mani ibintu ufite stress buretse ndaje mwereke bugumye aho ndaje meze mani ubundi weho munini mani ngiye nyine nkorana na bapakurana na bapapa wanyu bamaze mani soste umvaze ugiye kunywa icupa sinzongere kukubona kuri fanta gakombe karera yamaye base ziragabanya stress mfite watuje nabasha kubibagiza ntabwo namwibagirwa zana mani tugufashe mu pfundure bro ubundi atubwiye soste rero reka mubwire brada sibyo se kuyimenyeho mani icyo nicyo kibi cyawe uri idage watuje ariko nawe no mutuke mani nawe icyo bitazakuba bari bataba kwita ngo ikimani ndumva ratowe no Olivier kabisa soste karavura stress mani gateri kose mani ntugabanye ntabwo mbyumva ndi cyangwa akomara kuko racumuye ni igitsina gukorera kuko gituma bankorera ibintu nka biriya bakanuka nkaho ndari umuntu hejuru y'umuhungu nkunda ariko si undi namwikuye maze kubona ko urukundo nakunze rudashoboka Ede, waje gihe. Waje se kandi ko ntigeze mvuga. mama ndetse Cece kumbwire. Wabaye iki? ntabwo wabyumva nuko Oya unamukumbwire. mama Hanagura amarira. Mwese. Ubaye iki? uzi ko nagiye gusura sosi ndagira iwabo mama bakanuka akambwira ukuntu ndi umwana wo mu batini abantu b'iki gihe babaye bati bakambwira imyenda nambaye bakanuka nawe uri aho ngaho areba nta kimwe umwana rega ntacyo yakora basohoye iwabo nabi n'ikigoryi nk'umujura soste ako kantu basomaho gake gake bro mani irakuvura stress musaza uburyo ndibasi ciyaza ahubwo ciyaza inzoga mani oya reka kunywa ciyaza ahubwo fata ikirore mani fata ikirore ciyaza mani musaza azi guciyaza se byari wallahi ndaki mani ishumi yanjye muri kumwana umvase neze kubirura mani soste wandenze kuvuga nabi sushaka kuyibagiza stress wowe nazo mukanya keretse wenda nyine bigiyemo hano nibicemo mani ahubwo buriya nuko usanze tutikoze neza
mani bahise nkuzanira injaga mani nayo ugakura mani Jackson ndamukunda none se ko atari kugenda oya none susomyeho rimwe akarahuri urabutarana akamara ngo aragenda wewe mu inzoga uyimare dore ubundi ufata inzoga gutya ndeba neza ushaka kwibagirwa stress ugira utya heda numwe nkunywa amazi ubu nanjye nkamaremo vuba kamaremo mani musaza ari kenshi kamaremo mani wakana yanywa inzoga ya cyarimo niriya ndayimo cyane rwose namujamara wanyweye mani ukagabanya ibintu mani by'ibibazo bifite muri wowe fata zamubanye nyinshi mu mubiri mani we none mani ariko ko ngenda nk'inzoga mani nusu ushaka kwibagiza mani stress reka mubwire Sostene ubundi ibintu bibiri byukana stress itabi inzoga none se mani basi ahubwo mani natabi wazanye mani natabi nigize mani mwana mu reka tuganira akantu gatoya urabibona ndamukunda ariko mama ntabwo mwishimiye maze kubibona ko umukunda ariko rero afite icyaka noneho kuba umukunda umva nkubwire umva mukuru mwumve mani mwumve urumva ratoyereho turi guhuza mwumve ndamukunda urumva ariko mama ntabwo yamwishimiye yamututse kora cheers mani to wewe kora cheers ibindi turabigana amazi nyuma y'icupa sha ntabwo naherukaga kunywa agacupa kabisa sana niyo mpamvu nawe uri kuzinywa cyane se mumbwire mani kanange umva rero reka mubwire brother tamako gacupa sibyo ndi kugata mu zona amaso namara kwisiramura ndahita mwereka ibintu dukorera meri se oya none amaze kubona urukundo ukunde di yegarakennye no mu bakina ariko uramukunda neze basi kugeze kujyana mama imbonye soma icupa mwereke cheers musaza ibindi bintu byose tubivugane wanyweye inzoga fata cheers mani we gabanya stress mani riga abakobwa mani abakobwa mani ni benshi mu gihugu mama sinzi bishobora ko harimo hari ubundi reka bakwita ntabwo twite twibwira banyita Sostene wakundaga umukobwa bita Edi mba numva nanagira Sostene byagenze bite wowe nanone ku muvandimwe ubundi ku kintu cy'urukundo man ibintu birahinduka sinabyemeraga nanjye nabyemeje mundi ntuzaje kunsura man sana Jackson nese ukaba uri kurwanya mukuru wawe ndi kumwumva baka kanya utari kumva ikibazo kiwe mwana mbwira wenda pe niba ari umukene si ku mpamvu zanjye njye namukunze uko ari mama nawe si ku mpamvu ze si ku mpamvu ze nawe ndabyumva ariko se mani kubera iki mama yamutuka kuri noneho umukobwa agiye yanyanze mani yanda Sostene njye simubeshye ndumva n'umutwe umenetse mu gihe cyashize ibyo bintu sinashaka no kubyumva mu basi niba ufite kinini kimenye kiki se mani urashaka kwiyabura njya kujya ngo muri ubu buzima mani ese mama se nzamutera we si kinini ushaka banza umwe kinini iki nicyo kinini cyambe hoya ariko ko nuzi udonyora somumare birarura ibiki birura ubu twe tubinywa turinjije basi mungire inama basi mwakane inama turazikugira ariko wanyweye man ntabwo uri kumva ariko ntabwo uri kumwumva man uri kumwiyaza inzoga utabanje no kumwumva ngombe ikibazo cy'umuntu aracyumva nta n'akantu kari mu mutwe oya none se ubwo namara kunywa abwo arakubwira ikihe kibazo cye Sostene atamubwira ubundi umuntu iyo yanyweye nibwo avuga ikimuri ku mutima cyose yangane mwana wanjye ariko se kuki abantu b'iki gihe nta mitima bagira mu ko byakira byamara ihangane se kuvuka gutya koko niwe wabiteye ugira ngo nuko twese twishimira kuvuka niza kubaye cyangwa kubaho gutya mama we yambwiye none se njye ikintu nibaza ni Sostene wagututse ni nyina niki njye ntabwo mbyumva mama we yansoye mu nzu nabi arahanuka ambwira ngo ndakana ko mubatinda ngo nayisimbukuruje ariko maze kubona kuko nisimbukuruje wowe ikibazo ni umubyeyi uko ndi kubyumva uzagenda uvugishe Sostene wumva icyo abivugaho mama kugeza aka kanya ihangane ndumva nashaka no guhura nawe byihuse ihangane bwari mu muvugishe wumve Sostene rero reka mbwire brother banza no kukanda sorry umuryango we se man waretse kumwiyaguza inzoga man oya noze Olivier reka mubwire Sostene ibyo bintu byabaye pe ariko nese nyuma yuko biba waganiriye na Mary ntabwo ndamuganiriza ariko mani byambabaje mani nese ukuntu yamututse Jackson nese ko butaramuganiriza nta muntu ukunda ufite
hakuri kanyota ariko njyewe nkundana n'abantu bari ngira inama basi ngiye mbashe kubikora hakiri kare mwana. we dore inama nakugira egera mama urumva umuganirize umubwira ati se mama gukunda ni icyaha kwe wakundanye na papa umubwira ati niba narakunze umuntu wo mu bakene ndemera gusiga ibyanyu byose ariko sange uwo nkunda kuko imitungo yawe nuyitanga nanjye baragiye ariko siyo nshaka ndashaka kugira ibyishimo ganiriza mere sibyo umubwiye ko witeguye kureka buri kimwe cyose niyumva ko ufite ako gahinda mere aremera edi ko umuzana ukamugira sheri wawe komani naye baba mubangamiye Okay basi Jackson ndabyumvise ubwo tugikubita ubu ngiye guhita njya kumureba badushoreza ku kantu noneho mwe mani teramo mani bro ikibazo mani kamwe mani mwashotse ngewe yanjye nyine nyimara kago muzi ngo mwandushije ubwenge ahubwo mani vi yaramamagaye bari imodoka nyine ngo igiye kugira amayeri ubigiye twicana hano witabye phone mani yari yagiye mani mwasetsa n'umuntu wifitiye ikibazo basi mani reka nyine ngiye ncike wenda niba utari kunyumva Olivier nago werekeza kuko aho ngaho urandaburije gute se mani nari bikarenga turavuga ikinyarwanda umukecuru bangana mani gusa umukecuru umuntu mwihore mani ntagire umuntu ubangamiye ariko umukecuru ashobora sose mani tuzahurire mani mu nzira ngo ujyane kuri ka karimatasiyo kanyuma ahubwo mani ngiye kureba imodoka ngiye kunywa esanse ngiye kureba n'uwo musaza ubwo turi buze guhuza mani iyanjye yarakize wibuke ko dufitanye igihango cyo gusigana wallahi no munsi turabyicana pe niba mu Imana sawa okay urimo urasinzira mani sote iki nicyo kibi cyane mwese ko urimo urasinzira niyo urashaka kuyimena umenye inzoga njye ndumva n'inzoga zandambiye mani zirenda kongera soze mani uretse gato uragiye najegeye ngewe reka nkomeze ninywere mani n'ubundi ibyo n'ibindi gusa siko nta kintu mani wihangane ku bw'agahinda ka Edi w'umukene tuzamukunda nyagasani sosite ihangane sibyo ihangane kandi ukomere bibaho cyane sibyo byakira byananiye oya urukundo rwa nyarwo niko bijya bimera nanjye na sono ho byari bikomeye cyane sibyo ntabwo ari urwanya rwo ihangane biraza gukunda ngera uko ngutunganyiriza uryo dore ubwongo bwo bakubana njye abantu muri ako cyitara ihangane mwana ubwo nta kintu wasizemo kanza murebe mama akantu kabigize hariya kuko nta n'ikintu yakora basi kanjye kuryama ndebe ko natuza wanyweye inzoga mani ishobora ryose sosite umwana wanjye nirebeye nazi kutanywa inzoga cyari kunywa n'ibindi ariko mama ubundi reka mubaze ngo niwe uri gutungurwa gutyo sosite utangiye kunywa inzoga ibi ryari byose ubona ni ukubera nakoze iki ngewe kumbuza uburenganzira mu bintu ubuhe warambangamiye pe ryari wakoze ikintu gikomeye ku buzima bwanjye sinzanarinda apfa nk'uwabariye nakoze iki nyine ku buryo wiyahuza inzoga ibi ni ibiki naba narakoze ikosa se ni umuti w'ikibazo n'ibindi kwiyahuza inzoga tega amatwi ujya gukundana na papa hari umuntu waguhitiyemo reka nawe ibintu byose ukora hari umuntu uguhitiramo ariko nahisemo kuba warambyaye bivuzwe ko ngiye wamitiramo yesi kumva kuguhitiramo ko ndi umubyeyi wawe kuri iyi nshuro cyangwa se kuri kiriya kintu ntabwo wabikora ngo mbyemere ngende ndamukunda nubwo wamwita umutindi ngo ndapfa nabikubabariye mama warambabaje mu buzima narakuboshye nk'umwana wawe sinigeze nkusuzugura ariko kuri iyi nshuro warambangamiye ufata umunukire mu maso umwandagaze uza aho tuba twarahuriye uzi imbaraga umuntu ziba zaramutwaye kugira ngo abashe gukora kiriya kintu umuntu abashe kumva gusa agahinda wagateye icupa wajyanze mukubite twabiganira hano
tuganiraho nawe mama utazatuma musuzugura sibyo jewe ndagukunda kandi urabizi urukundo nkunda nurwo kunkorera birabira Suste umva mubwire bise hano tubuze iki kuburyo uzana abakobwa bameze nk'abariya ese wabuze umukobwa mwiza muri kuri revimi ku buryo abo beza ntabwo bashaka abo ntabwo nshaka no kubabuza ese uriya mukobwa umukundira iki ngaho ngaho nk'ikintu kigaragara umukundira uko uzi wamubonye nicyo mukunda oya mama ibintu ntabwo biba ari byiza wakoze ibintu bikomeye mu buzima bwawe pe ntabwo kiriya kintu kiba gikwiye kwiyahuza inzoga biziyahuza amatabi waba uriya mwana se nikore oya ntabwo ari kure kuko nagiyeyo pe naragiyeyo ndamusura ntabwo ari kure ntarahinge byakunda ko twajyayo tukamusaba imbabazi gusa niba uri kuvuga ibyo bintu wowe nzi ndagukunda ntabwo nshaka kubona wiyongereza ejo hazaza kubera ngewe bazi se wenda wamwemereye wenda pe ku rundi ruhande nta kibazo uzongera kumugiraho nanyemerera akamusa imbabazi numva arazimaye n'ubu kwenda gushyigikiye bino muzabana nta kibazo ariko sinzongeye kubona wiyahuza ahubwo ubu tutaranatinda tujye kwambara tujya gusaba imbabazi reka maze mpamagaye dadi wawe kuri telefone azi nawe tujyana abo ni uwo mukwe we nari mpamagaye ko njye koga ngaha kabisa niba bahamwe niwe nsuhuza meze neza Kame mama. Ngira mbwira. Nicare. Mwiriwe. Iro neza. Karibu. Karibu. Charaza. Umeze mute? Umeze mute? Uyu nguyu ntabwo ari wa musore niko musore ugarutse hano kugira gute hanyuma yo kumbabariza umwana uratinyutse urane mwihangane mwa bantu twabikemura mubatimura oya wait nicyo cyatuzanye hano ngaha mbese muri bande ubundi mwetwe tutabamenye ibintu we narinzi mama nihangane mubyeyi ibyo bayobyaye n'ubu bahutse sibyo hano ni mu batindi turanuka tugira umwanda nyine numvaga mutagakwipa ese mwana urabazi bwira abashyitsi nabi ndavuze ngo none haguruka ugende bwira ababyeyi we turi ababyeyi be ni karibu mwa ababyeyi mwe ariko mu by'ukuri umuhungu wanyu yambabarije umwana Iyo famille ushaka mu by'ukuri mutubabarire pe kubona natise mama mwa ababyeyi mwe mu tubabarire rwose mama mfite business ukurikije ibintu bankoreye mama basi n'ibintu mwari bashaka no kubasobanurira gukunda reka mbwise kuri sosiyete ibyo mama wawe yankoreye byaranarangiye kuri iyi saha ngiye muri njye nishatse n'uburyo ki wowe sosiyete kuko mwari mubwiye ko nari ku rwego rwanyu undi umwana wo mu basindi mwisimbukuje niba nashatse buryo ki nyine kanzana wumva akantu ko twicara nabivuga wenda pe warababaye nanjye kuri njye byaranarangiye oya basi mwari muri no mukuri pe eti umwana ngenda gukunda ndacyagukunda
babara basi wigendera ku byabaye byararangiye niyo mpamvu mfashe umwanzuro nazana ababyeyi banjye ngo gusaba imbabazi edi mbabarira kuri iyi nshuro kuko nanjye simeze neza mu buzima bwanjye yego uri murakoze cyane kandi twabishimiye ntabwo nari ko muri ababyeyi be niyo mpamvu nazamura uburakari kuri we ukurikije uburyo umwana wanjye yari amaze iminsi ameze oya nitwe ababyeyi ubona tutamubyara se oya ntabwo ari icyo nashaka kuvuga yuko nyine ni uko aribwo bwa mbere nari mbabonye urumva rero ntabwo nabisobanukiwe yego imbabazi se muraziho wawe nta kibazo uburyo iyo umuntu ateye intambwe naho ubundi none se tukiri aho hari ikibazo reka nose nicyo n'akazi A few moments later. wumva afite byinshi byo gukora gusa nzabasura tuganire naho ubundi rero umubyeyi urumva bafite byinshi byo gukora ntabwo bishobotse ko tuganira yego gusa ariko hari igihe nzaza